mbega amacinya y'umugongo arenda kuzana ku gasipe gasenza rigiye kunyicana n'abana banjye umugore yamenye ubwenge arigendera se koko noneho turabaho utera sirika ndebe mu isafa ko nta bugari bwaraye Yesu mbona imbeba ziba zabumazemo akuze imbeba zizajya n'abantu akoreka nyine pasi urashize noneho ni ingome pesi ko zajya niyo mpamvu mushatse mwakwibera imbwa kuko Imana irebera imbwa ngo ntihumbye se kuba imbwa n'ibyo mbabwiriza ko hari abantu n'ubundi babihisemo reka nsigira abana banjye nabo ndabizi banyica abana banjye ko batabyutse se baguye mu buriri cyangwa ako nabo bagona nafe uzi ko bikiri guhiga yemwe bana mwe musohoke mujye kwiga dore isaha zageze musohoke vuba vuba mugende Bana ngo ndi bujye kwishuri ndumva nirwariye nese mwana urwaye ikibu ndabizi ni yamarara dore ko nta n'inzitiramubu dufite bwajya mu nzu dore nta na mituweli dufite jya mu nzu nyine mirisha ajye kwiga nyine ntabwo asundi papa washatse inzitiramubu urabona malariya itenda kutwica mwana humura ibyo biraza gukemuka rwose ndaje ngiye rugwira ntabwo mbura umugira neza turi buhure yenda ntabwo ari bumburire n'uduciye two gutanga mituweli ngaho ujya kwiga ese bundi ko mbona ukunda ishuri n'uwiga ukarangiza uzakora basuzi ko imvura igenda nka se urabona tutabayeho neza mwana ngaho ugenda kwiga nyine nakunda ariko njye mba numva wazaba umusirikare ugakorera igihugu ngaho ugenda tuzabipanga watsinze mwana yihute ndabona inkweto yatangiye guta n'agasura ndabona yarashaje burundu pe ariko sha iyo nanjye mbona amahirwe ubu nakisubiriye ku ishuri abandi barajya kwiga nkumva ndababaye baba we ariko bizaza nakora Twabwa we kamu gira vuba vuze mwere bangukase mwana umaho ngaho ndaje ngiye kurara uko nabona uduceri reko nabona ayo dutanga mituweli n'inzitiramubu Thank you, bestie. bestie Yashikuye bariko bashyira hayinga ngana none byaba ari ahubwo ingurube bikagenda neza ako naho mbivuze naho ubundi bagashyize hayihe nose najya nkoresha iki ako kagenda Shu meze bite urashima Imana se ko mbona wabaye ikiza kurusha ahangaha uri gukanda cyane
Siko ngiye kukujyana mu Burayi kuko cyane rwose. twagiye. Ese urareba ari nde najyana ukurusha? Ntabwo Uzi ko urara umurikira wowe, ibyo nabyo wari ubizi. None se shuti, ko ngiye kujya muri Qatar ejo nshaka ko nzakuzanira. ngiye nkunda ibiraha. Banze n'ibirayi byo muri Qatar biba bisize akazahabu babizana. Biryoha sibwo nk'iby'inka. Byinasi bya biraryoha. Bazi ibirayi ariko birimo zahabu. Bazanzanira ibiraha. Be, ajya wijanga amashuri angahe? Sorry yo. Ngeze muri kaminuza. Ubundi sibyo ngibyo birakubwira. Kandi wase sindisheri wawe. Wese wizangaye. Yize muri primaire yo mu Bugesera. Urayizi? Ekole primaire de Bugeshi. Urayizi? Aha, Ari dukomeze tugendera ng'abanyamaguru. none se shuri. Ubundi ukuntu. Ni wenyine. Mu byo kurya se cyangwa Nyine tugendeye abantu b'abajeni ni mu bintu byo kurya iki nzakugurira gake. yewe. Atari bya birayi byo muri Qatar. Aho kuzangurura se n'utuhoka nayo. Nzakugurira agafone. Ukunda umusore umeze ute? Atari bimwe wambwiye ariko. Umusore udasesagura amafaranga. Nkunda umusore utizavamo. Ikindi kandi ntabwo nkunda umusore wiyemera. Nubwo nkunda umusore urukumva unywa ibiyobyabwenge. Icyo simba inkorera ibyo ndacyumva. Iyo ni ibyo ngibyo. None se kunda abasore barebare bagufi. Kunda abameze bate? Abaringaniye. Ubundi aringaniye nanjye. Ko bambwiye ko ndi mugufi buzanyemera. Kandi naramaze kukwemera. Reba aranyemeye. N'ubu bugufi bwanjye. Urakoze cyane. Aho se kano gatelefone wazakagura? Cyamama yagukubita. Oya. Mazagukubita. Zagura ka. Meze bite se? Ndabona muri couple nziza. Zene wabibonye ariko. Ntabibonye pe. Umukobwa mwiza. Niba uko asa ari nakosa ku mutima. Ewa, abana ariko barya isupu. Urwego nzarugeraho ryarira. Iga ntabwo ari nka za godoro wirirwa ubona zikatisa nk'ino mihanda ya Samu. Rero mbabwire basore, niba muri n'abagabo simbizi, mwafashije koko ufite umwana ararwaye, arara yamwishe, nubwo undi yagiye kwiga ariko nyine mushaka ukuntu mungenza. Ushaka tukugendereza gute? Rwose ntakubeshye, nibura ngurize nk'uduhumbi 10 cyangwa se unamfashe. Ushobora byumva gute? Akareka ntabwo bishoboka. Bibuka ko ariko nakubwiye ko ntabwo umusore usesagura amafaranga. Umwungura amufasha n'ibiri. Simufashije wapi? Wapi ntabwo bishoboka. Reba atarahondagura. Si umuze waretse shiri wakafa. Nako sisi. Ataka ugira umushi. Akareka ntabwo mbishaka. Ntabwo bishaka? Ese no muntu umufashe ubundi wabiki? Bagire ku mutima mubi ngo amukushye. Ntabwo umuntu usesagura amafaranga. Rero sinzi uragira ngo nsubiremo kangahe. Kara yanjye nayawe. Wowe ureba ku ntoki. Kandi nakubwiye ko ntabwo umusore usesagura amafaranga. Abakobwa niba ushaka ko dushwana, niba ushaka ko dushwana ngaho yamuhereza. Ubu gufata ubuhumbi 20 tukabumuha. Ntukomeze no kunsakuriza kandi ngaho yamuhereza none rero kudashwana. Ntabyanze. Do for me please, do for me. Wapi? Babarira. No papa umufashije ntabwo ineza wazayisanga. Nakubwiye ngo reka kunsakuriza. Ora basi tubimukoreye. Wapi ntabyo nshaka. Bimukoreye wabiki? Ntabyo nshaka. Mani hangana. Uyu musore afite umukobwa mwiza, ariko kwasa ndabona atari ko ameze ku mutima. Ko afite umutima w'umukara. So hari ikimuvaho ahubwo cyanyeka n'ibimbyiro zijya zumuva yagiye muri none ntakiriza. Yinangiye. Kuko ntiwafasha koko mwana. Ambo. Papa ndabona rwose uyingayinga papa wanje wa kabiri. Ariko gira telefone zawe. Jewe rero nta telefone ngira, ahubwo reka nkubwiye nimero zo kuri MTN uyohereze wenge kuyatora. Aseshe sinakubwiye ko iki gisaza ari igisaza. Ngaho nyumvira urareba ari umusaza. Ngo yohereze kuri MTN, ngaho yohereze kuri MTN. Ese MTN simukadi ntabwo ari MTN kumva ibyo bavuga atabari. Ngaho nawe ndumva muhuje ubwenge rwose. Ngambwira nomero rati. Ngandika. 1 0 2 Yesu nizo rwose.
ko mbona umpaye nomero zo kuri MTN. naho ngaho nyine nakubwiye no se sinakubwiye kuri MTN. Ese rero nakwiza amafaranga bigakunda wowe. Kareka ntabwo byakunda. Kwijana mwana. Rero ngiye kukurangiraho mba rero uzaze usure mufashe siko? Urareba uri gutwara ahandi kwa Mutwara Sibo. Kwa Mudugudu neza urareba akaganda kamwe. Uramanuka ukatukatira ahantu hari inturusu. Umva ukatujyana hari igiti cyavo. Niho mu rugo ku gipapu gisuka. Uzakomanga umuntu wese uzahasanga. Uzamubwire ko ushaka ndikuje. Hanyuma tubonane bifashe siko? nta kundi nyine ariko sinzi ko ejo nzaba nkiriho. Nta kibazo mwana wa ejo ndazinduka. Nari bimuze. umva rero nkubwire guhera aka kanya tuzongeye kumbara mu bakobwa ukunda kandi tuzongeye kumvugisha. Ntabwo ndi kuri type yawe, ntabwo ndi kuri love yawe, na nimero yawe ise muri telefone yawe. Wambabari ko bwagira ngo yicariye ipasamira baro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.